inzira imwe rukumbi igana ku buzima buhoraho. Inzira imwe rukumbi igana ku buzima buhoraho. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 14 umurongo wa 6, Yesu yagize ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. None se ni iki Yesu yagereranyije n'inzira igana mu buzima buhoraho? Kandi se urugero rwe rusobanura iki? Mu kibwiriza cyo ku musozi kizwi cyane, Yesu yagereranyije n'inzira igana ku buzima buhoraho n'inzira ica mu irembo. Tuzirikane ko Yesu yatsindagirije ko kunyura muri iyo nzira igana ku buzima, kuko yagize ati, munyure mu irembo rifunganye. Kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo buhoraho iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 7 umurongo wa 13 na 14. Mbese usobanukiwe icyo uwo mugani ushatse kuvuga? Mbese ntugaragara ko hariho umuhanda umwe rukumbi cyangwa se inzira igana ku buzima buhoraho, kandi ko dusabwa gushyiraho imihati tubigiranye umwete kugira ngo tuzisange tunyura muri iyo nzira? Afunga wa Yesu, nuruhe ruhare Yesu Kristo afite mu bijyaniranye n'iyi nzira? Uko bigaragara, Yesu afite uruhare rw'ingenzi ku birebanye n'iyo nzira, nk'uko intumwa ye Petero yabivuze igira iti, nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru uretse irya Yesu ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Turabisanga mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 4 umurongo wa 12. Mu buryo nk'ubwo, intumwa Pawulo yagize ati, impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Turabisanga mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23. Yesu ubwe yagaragaje ko ari we nzira imwe rukumbi igana ku buzima bw'iteka cyangwa se ubuzima buhoraho, kuko yagize ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Urabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 14 umurongo wa 6. Bityo rero ni iby'ingenzi ko twemera uruhare Yesu afite mu gutuma ubuzima buhoraho bushoboka. Kubw'ibyo, reka dusuzume ibyerekeye uruhare afite tubigiranye ubwitonzi, uruhare rwa Yesu. Mbere na nyuma y'uko Adamu akora icyaha, waba uzi igihe Imana yamenyekanishije ku nshuro ya mbere ko abantu bashobora kubona ubuzima buhoraho? Ni ako kanya Adamu akimara gucumura. Adamu akimara gucumura nibwo yahawe mesaje ko ubuzima bw'iteka bushoboka, ubuzima buhoraho bushoboka. Ni mucyo nanone dusuzuma ukuntu byahanuwe ku nshuro ya mbere ko Yesu Kristo ari we wari warateganyijwe kuba umukiza w'abantu. Imbuto yari yarasezeranyijwe. Ni gute dushobora kumenya inzoka yashutse Eva iyo ariyo? Ni iyihe nzoka yaba yarashutse Eva kugira ngo ikurireho abantu kuzabona ubuzima buhoraho? Imana yamenyekanishije mu mvugo y'ikigereranyo umukiza wari warasezeranyijwe uwo ari we. Yamumenyekanishije igihe yaciragaho iteka inzoka yari yaravuganye na Adamu na Eva, maze iramwoshya ituma asuzugura Imana. Arya imbuto yabuzanyijwe. Turabisanga mu Tangiriro igice cyaho cya 3 umurongo wa 1 kugera 5. Birumvikana ko iyo atari inzoka nyanzoka, cyari ikiremwa cy'ikinyabubasha cy'umumarayika cyagaragajwe muri Bibiliya ko ari yanzuka ya kera
yitwa umwanzi na Satani. Satani rero ni iyo nzoka ivugwa nk'uko mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo waho w'ikenda habivuga. Satani yagize iyo nyamaswa isuzuguritse igikoresho cyo kuvugira icyo yishakiye ashuka Eva. Bityo rero mu guciraho iteka Satani, Imana yaramubwiye iti nzashyira urwango hagati yawe n'umugore no hagati y'imbuto yawe niye. Imbuto y'umugore izagukomeretsa umutwe nawe uzayikomeretsa agatsitse. Turabisanga mu Itangiriro igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 15. Uwo mugore Satani afitiye urwango ninde? Nkuko yanzuka ya kera yagaragajwe mu Byahishuwe igice cyaho cya 12, ni nako uwo mugore nawe ufite urwango iyo nzoka nawe yagaragajwe. Zirikana ku murongo wa mbere uvuga mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo waho wa mbere, avugaho kuba atatse izuba, ahagaze ku kwezi, inyenyeri 12 ziri ku mutwe we. Uwo mugore ashushanya umuteguro w'Imana wo mu ijuru ugizwe n'abamarayika bizerwa. Naho umwana w'umuhungu akaba ashushanya ubwami bw'Imana, Yesu Kristo abereye umwami. Nkuko urabisanga mu Byahishuwe igice cyaho cya 12 umurongo waho wa mbere kugera 5. Nanone iyo mbuto cyangwa se urubyaro rw'umugore ruvugwa mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15 uzakomeretsa umutwe wa Satani bikayiviramo kurimbuka by'iteka ryose ninde? Ni uwo Imana yakoresheje avuye mu ijuru kugira ngo abyarwe n'umwari mu buryo bw'igitangaza. Ni koko yavutse ari umuntu, ari we Yesu Kristo, nkuko turabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya mbere umurongo wa 18 kugera 23, ndetse no Yohana ubutumwa bwiza igice cyaho cya 6 umurongo wa 38, ndetse n'Ibyahishuwe igice cya 12. Nanone Satani akomeje Satani ni umwanzi w'ubwo bwami cyangwa se w'iyo gahunda yo gucungura cyangwa se kugenera abantu ubuzima bw'iteka cyangwa se ubuzima buhoraho. Bityo rero ubwami bw'Imana buyoborwa na Kristo Yesu ni ikintu gishya cyateganyijwe n'Imana, gifitanye isano n'umugambi wayo wa mbere werekeye nuko abantu bishimira ubuzima bw'iteka uzatangwa n'Imana. Nyuma yo kwigomeka kwa Satani, Uwiteka Imana yafashe ingamba zo kuvanaho ingaruka mbi zose z'ububi binyuriye kuri uwo butegetsi bushya bw'ubwami. Igihe Yesu yari ku isi yagaragaje ko atari kuzaba ari wenyine muri ubwo butegetsi. Muri Luka igice cyaho cya 22 umurongo wa 20 kugera 30 handitswe ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihanganira ibyo nagerageje, nanjye mbabikiye ubwami nkuko na data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegere ku meza yanjye mu bwami bwanjye, mucire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Byumvikana ko muri ubwo butegetsi cyangwa se muri ubwo bwami Yesu yashyizeho irindi tsinda ryagombaga kumufasha kuyobora ubwo bwami. Ni iby'ingenzi rero ko dusubiza amaso inyuma tukamenya ko gahunda y'Imana ijyaniranye no kurema cyangwa se kugenera inzira igana ku buzima igishoboka na bugingo n'ubu. Ijambo ry'Imana. Muri iki gihe ubumenyi bwaragwiriye kurusha ikindi gihe cyose, ariko ibibazo bikomeye ntibirabonerwa ibisubizo. Twabayeho dute? Kuki ibintu bibi bikomeza kubaho? Kuki abantu bapfa? Abantu bo mu madini menshi batekereza ko Imana ari itegeka isi, ariko si byo bishoboka bite? Iyi si yarenze igaruriro.
ushobora gutangazwa n'icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya ifasha abantu babarirwa muri za miliyoni bo hirya no hino ku isi kubona ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo